Imana irambwiye ngo icyo ufite mu kiganza kora mu mufuka icyo uzamuye bwa mbere icyo ufite wazamura kontake. Abanzi bafashe roho yawe bafata umugisha wawe baragenda bakuzingazingira mu ibuye rivanzemo n'ubwoya bw'intama ndetse n'ubwene bashyiraho agahu k'intare babimanurira muri Tanganyika. Shaka ngo uwo mugiye gukundana kubera umuyaga urimo gukubita aho ngaho batongere ko umuyaga ukuzajya ukubita ariko ibya bizajya bigenda bihubangana. Niyo mpamvu ugiye kubona kugeza ku kintu ugiye gukora ubukwe bigahubangana. Zana miliyoni 5 uri umucuruzi ndi kukubona ufite amafaranga menshi. Zana miliyoni 5 mu nzu y'Imana kugira ngo iki gikorwa cy'urusengero kigende neza. Noneho Imana nayo igukuraho ibyo bibazo ifata igihuye riri muri Tanganyika iri kure irizamure kandi rishwagaguze mu izina rya Yesu. Wa mukobwa we ari byo ndimo kukubonaho, ndimo kukubonaho inzingo cyane zikomeye zituma zigiye kinini udashaka. Ntabwo nkuzi, nibo bwa mbere ubonanye nanjye. Ufite amafaranga menshi ariko ntacyo kumariye ndetse uhorana amarira. Ujya wifuza ngo ninde musore nabona ngo mpa amafaranga andongore antware. Washatse n'uwo watugira amafaranga uramubura. Imana irambwiye ngo uyu munsi nugira icyo ukora ugafata ku butunzi bwawe ukabuzana mu nzu y'Imana. Uyu munsi nyuma y'iminsi 5 urabuta ubonye umugabo kandi ufite gahunda mu kwezi kumwe muzaba mukoze ubukwe. Kumenya Imana ndimo kubona Imana irimo kugenda ikora ibitangaza. Mu kanya nitumara gusoza muze kusanga mu biro bya Mushumba bundi masengera kugira ngo iyo migisha ibagireho. Ni inkuru ikomeje gutangaza abantu benshi kandi ikanabashimisha cyane ubwo uyu mugabo bucyane yandi Emmanuel yo mu karere ka Nyarugenge yamaraga gufatwa nyuma yuko hagaragaye amashusho ari kubwiza mu rusengero ari gutuburira abantu ababwira ko rwose Imana igiye kubamanukira, igiye kuba yabongerera ibyo bafite bakagira ibyo bazana mu rusengero ariko akajya kuri miliyoni 5. Ribu ikimara kumenya amakuru yahise ikora akazi kayo ifatanya na polisi y'igihugu y'u Rwanda ibasha kuba yafata uyu mugabo. Ubu ngubu ari kuri gereza imwe ya Nyarugenge. Uyu mugabo kandi arashinjwa kuba abeshya abantu ibitangaza nkaho ari Imana kandi agamije kubambura aba ari ibinyoma. Uyu mugabo kandi byamenyekanye ko atari ubwa mbere yakoze bino bintu kuko noneho ubwo yafatwaga basanze amaze kuba yakusanya ajya kuri miliyoni 7 mu iteraniro rimwe agenda abeshya abantu ko Imana igiye kuba yakora ibitangaza, agenda babeshya ko Imana igiye kuba yakubakorera ibintu bikomeye cyane mu buzima bwabo, abo igiye guha umugabo, abo igiye guha umugore. Ni ibintu rero abantu bose batakambye bavuga ati uyu muntu mudukore mu maso ati amafaranga yacu yamaze turategereza ibitangaza tugaheba. Bucyane yandi Emmanuel ni umugabo wundi wakuriye mu gihugu cy'u Rwanda ariko aza kwiga mu mashuri yisumbuye hariya mu gihugu cya Nigeria. Rero ntiyatinze yo kuko yese aza hano muri Tanzania ajya kuba umutandiboyi ku cyambu cya Dar es Salaam abariho akomereza ubuzima. Uyu mugabo rero byaje kwanga ibintu byakunda mu 2020 aza mu Rwanda aho yari kumwe n'uwitwa Emmanuel Mvukiyehe wari ufite itorero hariya Nyarugenge. Birangira rero uwo mugabo Emmanuel Mvukiyehe amugize umudiyakoni mu rusengero rumwe, birangira amuzamuye bigeraho abapasiteri. Rero ntiyatinze yatangiye nawe aravuga ati reka nyabakuremo, atangira akazi ko gutubura abantu abashukisha kuba ababwira ibyo Imana yamutumye kandi ababeshya. Reka dukomeze twumve bimwe muri byinshi yabishaga abamuhaye amafaranga. Hari kubona hari miliyoni waratiriye kuri banki nimugoro. Ayo mafaranga ni wari wayakoraho ni miliyoni inote za 5 gusa. Ayo mafaranga genda yazane mu nzu y'Imana kugira ngo bizabindi watekerezaga ndetse na modoka bashaka kugura kugira ngo Imana igukubire igumugishe kuzamure. Iyo miliyoni ugomba kuyizana mu nzu y'Imana. Iyo miliyoni ugomba kuyizana mu nzu y'Imana. Kuko ndimo kubona urupfu ruri imbere yawe urukwasamiye. Ndimo kubona nta minsi 3 ufite ku isi. Iyo miliyoni ufite mu rugo ni igitambo kikura urupfu wari ugiye gupfa. Iyo miliyoni yizane mu nzu y'Imana kugira ngo tugusengere. Urayifite? Okay. Ugomba kuyizana mu
kandi bije byibutsa uwitwa Yungwe nawe wazize icyaha nk'iki ngiki cyo kwaka abantu amafaranga ababishya ko Imana igiye gukora ibitangaza. Uyu mugabo nawe byamubayeho aza kuba yakishyura amafaranga agera kuri miliyoni 15 zo kugira ngo adafungwa imyaka igera kuri 2 kubera ko yari yahamwe n'icyaha cyo kuba yaka abantu amafaranga bakayamuha ariko ntibaze kubana ibyo yabasezeranyije Imana yamutumyeho. Uyu Yungwe rero nawe byamubayeho ariko nyine icyaha aza kuba agihanagurwaho bitewe n'uko yishyuye amafaranga angana gutyo ajya kuri miliyoni 15. Bucyana yandi Emmanuel nawe rero bidaciye kabiri bose nawe ahise afatwa atabwa muri yombi. Ni ibintu leta itari kwihanganira na gato kubera ko bikomeje kuba byazamura indi ntera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kwagiye kugenda ukabeshya abantu ukabwira ko Imana ikora ibitangaza, ukabwira ko Imana ije kuba yahindura ubuzima bwabo, ubabeshya. Ni ibintu bikwiye kuba bicika mu gihugu cy'u Rwanda, cyane ko Perezida Paul Kagame yanabonye ko biri kugenda bizamura indi ntera agahitamo kuba yafunga insengero zimwe zitandukanye, akaba ibyo bintu yagendaga yanga none n'ubundi biracyahari. Ni ibintu rero iki kugenda yirukanwamo cyane kugira ngo bicike, kugira ngo bari kugenda banyunyuza abaturage b'u Rwanda udufaranga twabo ahubwo bakabeshywa ko Imana ije gukora ibitangaza. Kandi RIB na polisi y'u Rwanda yihanangiza abaturage b'igihugu cy'u Rwanda kuba maso, kuko abatekamutwe bayeho ku isi ni benshi. Bareke kugenda batekera imitwe bagenda babaha amafaranga yabo, batekereze nk'abantu, batekereze banashishoze, bumve koko niba uyu muntu ibyo ababwira ari byo. Ngaye nguko rero Bucyana yandi Emmanuel bukeye ari muri gereza kubera kubeshya abakristo. Ndabakunda cyane, ahangaha ni ku Mana TV, ahantu usanga amakuru agezweho, inkuru nziza ziryoshye kandi ziryoheye amatwi. Nahandi nahangaha nje mwabaraga ni Christophe, ndabakunda cyane, murakoze.